Nkushimiye kuba nkusanze ku murongo w'105 n'ibice 9 aho ni utwumvira kuri FM cyangwa ukatwumvira kuri application ya TuneIn. Aka ni kakanya twahariye menya n'uyu aho tukugezaho amateka y'umwe mu byamamare baba baravutse mu cyumweru hagati, haba muri musique, muri cinema, muri politique cyangwa se mu bukungu. Uyu munsi amaso n'ibitekerezo byacu tubyerekeje mu gace ka Cap Vert, ubutaka bw'Ubufaransa ahibarutse intwari itazibagirana mu mateka y'isi yabayeho mu kinyejana cya 18, ariko umurage yasize ukaba ukiri akabando k'abafite ubumuga bwo kutabona bicu. Young Heroes, Louis Braille. Ni nyir'ukuvumbura inyandiko ya gihanga izwi nka Braille, ikoreshwa n'abatabona. Iyi ikaba yaramwitiriwe kuko amazina ye ni Louis Braille. Nge nditunga Peter, nkushimiye kuba uri kutwumva. Aha ni ibibazo byinshi nibaza nkeka ko nawe ari uko. Uribaza uti se Louis Braille ni muntu ki? Ariko se yavutse afite ubumuga bwo kutabona? None se igitekerezo cyo gukora inyandiko zisomwa n'abatabona cyo cyaje gute? Aha ntiwabura no kwibaza imyaka Louis Braille yamaze kuri ino si. Nimenya n'uyu. Louis Braille yavutse mu kinyejana cya 18 ku itariki 4 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'1809. Avukira mu mujyi muto wa Cap Vert uherereye mu birometero 32 mu burasirazuba bw'umurwa mukuru w'Ubufaransa i Paris. Louis Braille ni umuhererezi mu muryango w'abana bane, Monique Katarina wavutse mu mwaka w'1793, Louis Simone wavutse mu mwaka w'1797 na Marie Celine wavutse mu mwaka w'1797. Aba bakaba imbuto zashibutse ku mukozi kabuhariwe w'ibikoresho bikorwa mu mpu Simone Irene na Monique. Louis Braille nubwo yavutse ari umwana muto udafite imbaduko kugeza aho bamwe batekerezaga ko adashobora kubaho, nta kibazo cy'amaso yari afite kugeza ku myaka 3. Yitegerezaga akajyi k'iwabo ka Cap Vert nk'uko nawe witegereza ibitatsi isutuyemo. Louis Braille wavutse intambara y'impinduramatwara irimbanije mu Bufaransa, aho abigumuraga barwanyaga ingoma ya cyami yari yimwe na Louis wa 16. Nyuma y'imyaka 2 gusa Louis Braille yavutse umwami Louis wa 16 n'umugore we Marie Antoinette. Ubuzima bwabo bwashyizweho akadomo ka nyuma kuko bishwe banyonzwe. Ibi twanabigarutseho muri menya n'uyu zatambutse. Aha ndacyagira ngo wumve neza imvo n'imvano yo guhuma kw'intwari y'isi Louis Braille. Nubwo intambara y'impinduramatwara yari irangiye mu Bufaransa, hahise haza intambara y'umunyagitugu umwami w'abami Napoleon Bonaparte washakaga kwigarurira ibice bimwe by'Uburayi. Igitondo cyari cyakeye nk'ibindi ari umunsi w'umwaka ku mwana muto Louis Braille ndetse n'igihugu cye cy'Ubufaransa kuko ingabo z'Abarusiya zari zabatatse. Mushiki we nibwo yaje ahamagara papa wabo Simoni wari urimo akora ubukorikori bwo gukora inkweto mu mpu ari kumwe na bucura bwe Louis Braille. Papa, ingabo z'Abarusiya zatwatatse, Napoleon yatsinzwe, abantu bose bakitse ururondogoro ngwino wiwe. Everyone's talking about it. Come quick. Merci. Isa kimara gusohoka Louis Braille yasigaye aho se yakoreraga inkweto wenyine, kimwe nk'abandi bana baba bashaka kuvumbura no kwigana ibyo abakuru bakora. Yacunze mu idirishya abona se yagiye. Yegura koroshe se yakoreshaga nawe atangira kujombagura ngaradoda. Kubera gukora ibyo atazi n'imbaraga za cyana yiturubika koroshe mu jisho ry'ibumoso. Aha ntibyateye kabiri, nyuma y'imyaka 2 gusa ijisho ry'ibumoso rihumye byadukira n'irindi Louis Braille abaratsibirije. Louis Braille akimara guhuma, nyina Monique yajyaga ajya kumubyutsa ati mama kuki byutsa bikiri ninjoro kubera iteka yabonaga umwijima. Merci Louis. Louis Braille wakundaga kwiga cyane, nubwo yari amaze guhuma yakundaga kujyana na se mu kumba yakoreragamo inkweto ndetse bakaganira ku myigire ye ku ishuri. How's school today? Boring. Ku ishuri byari bimeze bite? Byari bibishye. Ntabwo nshobora imibare yo gukuramo no guteranya mu mutwe mu gihe abandi babikorera ku mutwe. Nawe ngiye kansaba kubikora mu mutwe gusa. Hari igihe mba numva nta n'impamvu yabyerega. Iyo abandi bagiye kwandika no gusoma ibitabo aho ndahezwa kuko umuyobozi w'ikigo yambwiye ko nta bitabo by'abatabona bibaho. And they're learning to read and write. But the headmaster says I can't. There aren't any books for blind people like. Merci. Simona akimara kumva agahinda k'umuhungu we yahise amubwira ati mwana wanjye hari icyo nkufitiye. Yamuhereje uruhu yari yometseho udusaho yanditse inyuguti. Merci.
umwana ati iyi ni a, ushobora no gukora ba. An A? This is an A. Can you make a B? Vriendschap is echt. Louis Braille aha yatangiye kwiga inyuguti se yari amaze kumwomekera ku ruhu akoresheje intoki ze, agakabakaba akamenya ati iyi ni ba, ca, da, bityo. Gusa nubwo yari amaze kumenya gusoma inyandiko zanditse muri ubwo bufindo, ibyo ntibyari bihagije, yari akeneye kumenya n'ibindi bimenyetso byinshi. Umunsi wari ugiye guhindura isi n'imitekerereze ya Louis Braille warageze. Mukuru we amujyana mu murwa mukuru i Paris, mu ishuri ryahurizwagamo abana bafite ubumuga bwo kutabona baturutse imihanda yose. Louis Braille acyumviye inkuru yitereye hejuru. Icyo yihutiye kubaza ni ukubaza ko habayo ibitabo by'abatabona. Madame, ushobora kwiga kwandika no gusoma? Hariyo ibitabo byo gusoma? Mama na papa, ni ukuri ndabingize mu ndeke njye. Please, Father, you have to let me go. Louis Braille wari ufite umurava n'urukundo rwo kwiga, aherekejwe na se Simone yazinze utwangushye ava mu kajyi k'iwabo ka Cap Braille yerekeza mu murwa mukuru i Paris. Akigera ku ishuri yari agiye kwigaho rya The Royal Institution for Blind Youth, yababajwe cyane nuko atabashaga kureba uburebure bw'iyo nyubako. Louis Braille akigera ku ishuri yasanze abandi bana bagenzi be nabo bafite ikibazo cyo kugira ubumuga bwo kutabona. Gusa we yabarushaga ubucakura. Umunsi umwe akoresheje amayeri yari yaratojwe na se yo kugenda akabakaba, yahize inzu y'isomero bibliothèque aho iherereye. Akigerayo yasanzemo ibitabo 3 gusa, biramubabaza cyane ati mwarambeshye. Merci. Louis Braille ni kenshi yagiye ashwana n'abayobozi b'ishuri bapfa ko bashakaga ko aryama, kandi we yaraje kwiga gusoma no kwandika. I came here to learn to read. Naje kwiga kwandika no gusoma, ntabwo naje kuryama. Louis Braille ku ishuri yagiye ahura n'ibibazo bamwe mu bafite ubumuga bahura nabyo byo gutotezwa no guterwa amabuye na bagenzi be bafite ubumuga bwo kutavuga, bakeka ko Louis atabareba. Gusa ibi ntibyamuciye intege. Louis Braille cyo kimwe na bagenzi be ku ishuri mu myigire yabo nk'abafite ubumuga bwo kutabona bakoreshaga ibimenyetso by'umugiraneza Valentin Hawaii wari waritangiye kubafasha. Ibi bikaba byari ibimenyetso by'inyuguti zishushanyije ku mpapuro zitumburutse, ubundi bakoreshaga nk'imitako i Burayi igihe habaye iminsi mikuru. Ibi akaba ari byo Valentin yempurimye mu nyuguti z'ikilatini aba bana bafite ubumuga bwo kutabona bakabyishyiraho. Biranamwitirirwa, byitwa systeme ya Hawaii. Merci Louis, je bent een vriend, een farce. Uko iminsi yicuma n'indi gataha, niko ubuvumbuzi bwakorwaga kugira ngo harebwe ko habona inyandiko iboneye igomba kuzajya ifasha abafite ubumuga bwo kutabona. Mu mwaka wa 1821 Charles Barbier, kapiteni mu ngabo z'Abafaransa, yaje ku ishuri rya The Royal Institution for Blind Youth. Avuga ko yavumbuye inyandiko yazajya ifasha aba bana bafite ubumuga bwo kutabona. Aha akaba yaravugaga inyandiko banga za gisirikare zakoreshwaga ku rugamba mu gihe ari ninjoro nta rumuri ruhari. Ati ibi byakora no kuri bano bana. Iyi systeme ya kapiteni Barbier yari yise night writing, yari ikozwe n'utudomo n'utwitso dutumburutse cyangwa se duhanda ariko tukaba twinshi. Urugero nko ku nyuguti ya A yabaga yanditswe n'utudomo 2 dutambitse. Ibi akaba ari bimwe mu byatumye ino systeme itishimirwa kuko yarushyaga abayisoma. Gusa yahaye urugero rwiza Louis Braille rwo gukora ibyamugize intwari itazibagirana mu mitwe y'abatuye isi, kuko agendeye kuri systeme ye night writing yakoze Braille Code system kugeza na n'ubu itarasimbuzwa. Muri iyi myandikire ivuguruye yazanywe na Louis Braille ikanamwitirirwa, icyo yakoze ni ukugabanya ibimenyetso akabigira bike kugira ngo yorohereze abasoma. Nka A yavuye ku tudomo 2 iba akadomo kamwe kabyimbye. Gusa Louis Braille kugira ngo yemeze kapiteni Charles Barbier ko inyigisho ze zigoranye byaramugoye, bisaba ko hakoreshwa amarushanwa. Merci Louis. There's no. There's none. So I'm sorry, I can't read this. There are too many dots.
munyihanganire ntabwo nshoboye gusoma bino bidomo byinshi. Uyu ni umwana muto Hippolyte Ganye wari ufite ubumuga bwo kutabona. Urumva ko yagowe no gusoma night writing cyangwa system nocturne writing ya Capitaine Charles Bavuye. Ni mu gihe gusoma Braille Code ya Louis Braille byamworoye cyane abikora nko kuzimya buji. There's none so blind as those who will not see. There's none so blind as those who will not see. The Marquis smiles at you. Capitaine Charles Barbier uwo munsi ku mugaragaro yemeye ubuhanga bw'umusore muto muto Louis Braille. I present Louis Braille, the ingenious inventor of this system, who deserves the respect of his fellow teachers. Reka mbamurikire uyu muhungu w'umuvumbuzi udasanzwe Louis Braille. Sisitemu ye irantsinze, ni iby'agaciro ku barimu be ndetse n'abafite ubumuga bwo kutabona. Aha byari bibaye Braille Code ibiravutse inemewe ku mugaragaro. Inyandiko ifasha abafite ubumuga bwo kutabona rukumbi kugeza amagingo ye. Louis Braille akimara kwemerwa nk'umuvumbuzi w'inyandiko z'abatabona yahise agirwa umwarimu mu ishuri yigagamo rya The Royal Institution for Blind Youth. Louis Braille yakomeje kubaho nk'abandi bahanga bose asoma ibitabo yandika n'ibindi, ariko ahanini byibanda ku gufasha abafite ubumuga bwo kutabona. Aha twavuga nk'icyo yise The Method of Writing Words, Music and Playing Songs by means of dots for the use by the blind and arranged for them. Yasohoye mu mwaka wa 1829. Aha kandi ntitwakwibagirwa icyo yasohoye mu mwaka wa 1837 akacyita Little Synopsis for Arithmetic for Beginners. Louis Braille mu mwaka wa 1852 isi yasamiye kumumira habura iminsi 3 ngo yuzuze imyaka 43, apfa yishwe n'indwara y'igituntu. Louis Braille nk'abanyabigwi bose nubwo yasinziriye yanditsweho indirimbo, filime ndetse n'ibitabo byinshi bitandukanye. Ndimo nsatira umusozo mu gutegura iki cyegeranyo cyagarukaga ku mateka y'intwari y'isi ikomoka mu kaji gato ya ka Cap Braille mu Bufaransa. Louis Braille nasomye ibitabo bitandukanye nka Who was Louis Braille, ndeba filime Inimiyeri Daranui yasohotse mu mwaka wa 2008. Louis Braille mu ndirimbo zamwanditsweho harimo n'iri kugenda iduherekeza. Merci Louis. Nanjye ndabashimiye nditunga Peter, ibihe bibahire. Merci voor je vriendschap.